Okay. Hello guys. Ni wa muhungu wanyu nongeye kubasuhuza. Muri no minsi hari ikintu biri kugenda bicicikana cyane. Usigaye usanga abantu bashaka kubaho kurya batavunitse, kubaho batavunitse. Usanga umuntu arashaka gukira binyuze mu nzira yihuse. Ntago ushaka nyine kurambura amaboko ngo akore nyine gunye mu nzira nyayo, ashaka kubinyura mu nzira ya vuba ugasanga none abakobwa babikunda ku buryo ubwira ati ashaka ko tujyamana na data urugero ngo nk'akazi, ibyo byumva vuba akirengagiza za ngaruka arahura nazo. Atekereza ese ngo sida, ese banteye inda nabigenza gute, bakanga kugira ukuvunika. Inshuti yanjye, kora uvunike niko kuba umugabo, niko kwigira gukora nyine karambura amaboko ugakora. Mwikunda ibi inzira ya hafi, inzira ya hafi nimbi usanga ariyo ibaye mbi cyane gusumba inzira ndende. Twakita ko ari inzira ndende nyine, ko inzira ya bugufi ntabwo ari nziza. Mujye mwikora gukora mu buryo bwiza bizaza. N'abariya nabo tubona nabo b'abaherwe bameze kuri nabo babigeze gutangira, ntabwo bavutse bahita bangana kuriya. Nabo bigeze gutangiraho nubwo tutazi uburyo batangiye, ariko ntabwo tuzi uburyo batangiye, ariko nabo bigeze kubanzaho nyine gutangira kuba ati ubu ngiye gutangira ibi ngibi. Cyane dufite urugero nka Bruce Melody, nawe mbere agitangira umuziki namwe murabizi ukuntu yari ameze, ariko ubu ngubu nuko ameze murabibona ko ameze neza, ntabwo akimeze nka mbere nyine. Ariko nawe yagize uti yatangiyeho, ntabwo yahereye tuvuge nk'ahari inkuru urugero ariho ngahita yanga ari hatangirira ngo azamukire rimwe. Wapi, nawe yaratangiye arakora birazamuka birakunda, birangiye nyine abaye icyamamare gutya. Namwe mwese muramuzi, nanjye ndamuzi. Natwe nidukora bizaza batumenye tubi byamamare gake gake. Nayo inzira ya bugufiya, ushaka kwamamara vuba, ushaka gukira vuba. Inshuti yanjye, iyo nzira ni mbi, nabagira inama iyo nzira yo kuyireka kabisa. Ntabwo nakosha ngo ukorere mu nzira ya bugufi. Inzira ya bugufi birimo ibyago byinshi, birimo amakuba menshi. Mbese ingaruka zirimo ntabwo nazivuga nzirangize, namwe ni nyinshi namwe nazizi. Niyo mpamvu rero ukwiye gukora amaboko mu mifuka, ugakora ibyawe. Nawe igihe kimwe Imana nigufasha bizazamuka, usanga uraye nk'abandi mu buryo nyine utazi wowe. Icyo usabwa ni ugukora, ukareka umunebwe, ugakora ubisizeho umutima n'ubwenge n'umuhate. Uvuga ati ibindi byo bizizana, aho birabakoresha natwe ntibyakunda. Wapi, ibyo ni ukukubesha, bidakunda se byabuzwa n'iki? Ntabwo byabura gukunda, bizakunda. Wowe nukuri ubisizeho umutima n'imbaraga n'ubwenge bizakunda cyane.